canejeje ku bintu bibiri. Nanejejwe nuko bamwe yo bukeye muri Afrika natwe bwije tuza turamukanya muri iyi ndamukanyo ijambo ry'Imana tugateranira aha tukagira icyo twungurana. Iyo duteranye mpaye numva abantu bamwe baye bavuga bari za Australia abari hehe ahantu hatandukanye. Nza ntekereza ngo none niko bizomera duhuriye mu ifu. Imana ishimwe. Ukabona bamwe bavuye za Kenya n'abandi bavuye za Congo n'abandi bari hano muri za Amerika n'abandi bari muri za n'ahandi hatandukanye mu isi. Ni nkako nza ntekereza ariko nijewe ubitekereza bishobora kuba atari byo ariko ni nkako nza ntekereza ibi bintu ndabikunda abantu bagize igitekerezo Imana ibahumuje. Amen. N'abaza baterana tukinjira tugaterana mu byukuri ibi umuhate subusa Imana izawuduhembera. Yego. Ndatinze rero mureke dufatikanye dusome akajambo hano mu gitabo ca Zaburi. Ndasoma ahantu hatoya cyane. Zaburi ibice 84 umurongo waho wa 6. Sinzi wenda nimba hari usoma ariko reka nsome ndabishobora ko numva bitangora. Narimvuze ngo ni Zaburi ya 84 umurongo waho wa 6. Yego. Biravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zija i Siyoni. Amen. Iri jambo nsomye rifite amagambo abiri. Hari ijambo rivuga ngo hahirwa abagufitemo imbaraga. Hepfo hakongera hakavuga abandi bahiriwe ngo ni abafite mu mitima inzira zija i Siyoni. Ntabwo ndi bubashe kuvuga aya magambo yombi uyu munsi ngo nyarangize. Ariko ndavuga gusa ijambo rimwe. Ndavuga iri ribanza kuri A rivuga ngo hahirwa umuntu. Apana abantu byavuze mu buke byavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Yego. Ntabwo bivuze ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga cyangwa wifitemo imbaraga, ahubwo byavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Yego. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Amen. Turaganira umwanya mutoya ku mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Niho hadusomye havuze ngo hahirwa umuntu ngo ugufitemo imbaraga. Mu isi hari imbaraga nyinshi tumenyereye tuzi. Mu isi hari imbaraga zitandukanye abantu bakoresha zifasha abantu mu bintu bitandukanye. Hari imbaraga zisanzwe twese tuzi, ukabona umuntu n'umusore wama ufite imbaraga ukomeye ukora ibintu abantu benshi batoya n'uduhonja batokora. Izo ni imbaraga. Yego. Hari izindi imbaraga nazo zitoroshe, imbaraga z'ubwenge. Buri muntu wize agira izindi imbaraga zikomeye ziruta abanyembaraga z'amaboko ndetse zikaruta n'izindi imbaraga z'abantu babasha kwihuza. Umuntu ufite ubwenge aba afite imbaraga ziruta ufite iz'umubiri. Izi nazo ni izindi imbaraga nazo zidasanzwe, nazo zikomeye, nazo zikora. Izi zose ni imbaraga. Hari izindi imbaraga zisanzwe tuzi, imbaraga z'ubutunzi. Ushobora kwita kuri uyu munsi nkavuga ngo ni imbaraga z'amafaranga.
iyo umuntu burya afite amafaranga cyangwa afite umutungo, hari ukuntu abandi bantu bamutinya bakabona ko afite imbaraga, bakabona ko ari umuntu udasanzwe, yego, bakabona ko afite icyo arusha abandi bantu. Aha twasomye rero ntabwo byavuze ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga z'umubiri, nubwo nazo ari nziza. Arahiriwe nawe uwo muntu uzifite ni mwiza, ariko hano twasomye havuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, apana wifitemo zino mbaraga. Ntabwo byavuze ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga z'ubwenge, wifitemo ubwenge. Oya, byavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Uyu muntu ni umuntu ufite imbaraga mu Mana, kubera ko asifiwe. amena, Izi mbaraga zaba iz'umubiri, zaba iz'ubwenge, zaba iz'ifaranga, n'imbaraga zose zigira aho ziza zihekera. Tuzi abantu benshi bari bafite imbaraga zidasanzwe z'umubiri. Aha twavugamo ba Goliyati tuzi muri Bibiliya, yego, bari bafite imbaraga zidasanzwe z'umubiri, ariko izi mbaraga kubera ko zitari zifite isoko mu Mana zarashize. Hari imbaraga z'ubwenge zisanzwe. Bibiliya rero yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga w'Imana. Tugiye kuganira iri jambo rivuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga wewe wenyine w'Imana. Asifiwe Bwana Yesu. amena, amena, Umuntu ufite imbaraga mu Mana byavuze ngo arahiriwe. Izi mbaraga ziri mu gushakishwa, ugasanga abantu ko barashakisha imbaraga kugira ngo babashe gukomera. muri mu kubona ibihugu bitandukanye, dufashe wenda nka East Africa, ugasanga abantu bafashe nk'ibihugu bitanu bakabihuza, buriya nta kindi batagitinze kugeraho, ni ukugira ngo babashe kugira imbaraga. yego, Ugasanga twe dutuye hano muri Amerika, ntuye muri state ya Michigan. Ugasanga hariho ikintu cyitwa ngo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi kino gihugu uko kimeze ni nka biriya bihugu byacu, ni nka Afurika, ni umugabane umeze nka Afurika, noneho ibi twita amasiteti ni ibihugu. Noneho bakagenda ibo babihuza, babyita babigira nk'amaprovensi kugira ngo babashe kugira imbaraga. yego, Ndebuka mu mwaka w'1929, intambara ya kabiri ngira ngo y'isi yose yari irangiye. Haje ikintu cyitwa ngo ni FMI, cyitwa ngo ni Banke Mondiale. Ibihugu byose byishira hamwe bifungura icyo kintu cyitwa banke kugira ngo bibashe kugira imbaraga. Ariko imbaraga zikenewe z'ukuri, ibyo byose mpaye mbabwira n'imbaraga, abantu bagerageza gushaka imbaraga. Ariko Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ufite imbaraga mu Mana. Nshuti bavandimwe, ntagiye gutinda ngo tware mu magambo maremare, nababwiye ngo ufite akajambo gatoya ko kuramukanya muri uyu mugoroba cyangwa muri iki gitondo. Ijambo ko riratubwira ngo duharanire, twifuze kuba bahiriwe, kandi bishaka ni ugushakira imbaraga mu Mana. Asifiwe Bwana Yesu. Izi mbaraga z'Imana hari abagabo bagiye batahura ko bazifite bagakora ibikomeye. Yamara gutahura ko afite izi mbaraga z'Imana zimutuyemo, akazikoresha ibikomeye. Iyo tutaratahura ko turi abanyembaraga, iteka ryose turi abanyantegeke. Ariko iyo utahuye ko ufite imbaraga, ukamenya ko muri wewe ufite imbaraga, iteka ryose uri umunyembaraga. Kandi turazifite. Haraho ijambo rivuga, ngira ngo ni Yesu warivuze, aravuga ngo wese ngo
iri mu ruhande rwacu Mm. ngo ese umubisha wacu ngo yubande. Ni ukuvuga imana iyo iri mu ruhande rwacu turi abanyembaraga, turakomeye kubera ko tuyisunze. Mm. Mureke twisunga imana. Yego. Izindi mbaraga zisanzwe, imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'ifaranga ni nziza, ariko zigira aho zihekera. Ariko imbaraga z'imana, umugabo umwe witwa Yosuwa, umunsi umwe ahanganye ari ku rugamba, bahaye barwana bahanganye n'abanzi. Bararwana, urugamba rurarema rurakomera, ariko ngo aza kumenya neza ko afite imbaraga z'imana, ari kumwe n'imana. Ngo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo wazubawe ngo uhagarare hariya, ko ndareba nkabona bugiye kwira. Yego. Kandi bugiye kwira aba banzi ntabarangije. Bugiye kwira izuba rirenge, uru rugamba rudashize. Ngo akoresha imbaraga z'imana zari zimurimo. Amena. Izuba ngo ararihagarika, izuba ribasha guhagarara, urugamba rurangira. Ariko icyamufashije ni uko yamenye ko imbaraga ziwe ntacyo zomumarira, ariko amenya ko afite imbaraga z'imana. Birasaba ko tutahura, birasaba ko tumenya. Hari ahantu henshi abakirisitu bari mu kugwa, umukirisitu yahura n'akantu kangana gatya, imbaraga zigashira, akaza agenda. Nagiye mbibona aho twagiye duca tuzi no kuva tuvuye iwacu, umuntu yahura n'akantu kangana gutya akaza agenda yiruka, ngo abantu ngo nimuze ngo musengere, muze mugire gutya. Nawe wosenga imana, imbaraga zikuryamyemo, imbaraga z'ubumana ziri muri twe. Natwe twosenga, natwe twobyikorera, natwe two kwizera. Naje no kwizera bigakomera, naje no kwizera bikaba, nawe wo kwizera bigakunda. Biriya byinshi tiriwe bivuga ngo uvuge ngo ibi n'ibi. Wo kwizera nawe ukavuga ngo imbaraga z'imana zindimo. Yego. Ndaririwe ko nzifite. Izo mbaraga zo gukoresha bikomeye. Izo mbaraga ni imbaraga dukwiriye kwifuza, ni imbaraga dukwiriye gushaka. Gusa abantu baza zishakirwa ahantu habiri, zishakirwa ahantu habiri cyangwa hatatu. Ahantu hambere izi mbaraga zishakirwa mu busabane n'imana, mu gusenga, mu kuba hafi n'imana. Natekereje kuri aya masengesho tuzadusenga hano, ndatekereza ngo ese abantu bazabashobora bagasenga yandi inyuma yaya, cyangwa hari abatunzwe nayo. Iyo umuntu atagira ahantu ho kwiherera ngo aje kuhaganirira n'imana, aba afite izo mbaraga aba zifite nkeya muri we. Dukwiriye gusenga hano, ariko tugashobora twagira ahandi twihererana n'imana, twayibwira ngo mana, nibutse ko ngufitemo imbaraga, nibutse ko ndi igikoresho cyawe, nibutse ko biriya bakoze bariya abantu bose. Narasomye ubushize birambwira ngo Yesu Kristo nguko yari ari kera igihe cy'Aburahamu n'Abamosi n'aba Yosuwa n'izindi ntwari tuzi, n'uyu munsi ngo niko ari. Yego. Kandi ngo niko azokomeza kumera n'ejo hazaza, no mu yindi minsi iri imbere azahinduka. Inzira rero ya mbere ni ukurema ubusabane nawe. Twamara kurema ubusabane nawe, izo mbaraga tukazibamo. Icya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Abantu tugasoma ijambo ry'Imana. Zambwira abakirisitu tubana hano, nkabwira nti asifiwe Bwana Yesu. Agasoma, azasoma azarangura Bibiliya niyinga mu materaniro, agasubira akarambura niyinga mu materaniro. Ijambo ryo ku cyumweru ngo pasiteri ahaguruka atubwirize, agahaguruka akabwiriza, biragoye cyane ko yozanamo umukirisitu imbaraga umunsi umwe mu minsi 7, iminsi 4 muri 30.
kugira ngo ubashe kwakira izo mbaraga birasaba kuba mu ijambo ry'Imana. Mureke mbabwire, hari ikintu twazaga twita ngo ni ububyutse, abantu bakaririmba ububyutse ntibuba mu ndirimbo, ububyutse ntibuba mu masengero, ububyutse buba mu gusoma ijambo ry'Imana ukavumbika, ukaba ufite. Hari abakecuru kera tukiba iwacu yazaga avumbika umuriro, abandi bantu bose bakaza kurahuriwe. Abantu bafite izo mbaraga ni abantu bavumbise, ni abantu bahaye basoma ijambo ry'Imana, ni abantu batuye muri Bibiliya, ni abantu bahaye basoma, ni abantu bahaye batafakari amandiko. Amen. Ikindi kintu wenda cya gatatu ushobora kuvuga ni ukubaho mu buzima bukiranutse, ukabaho mu buzima bukiranutse, ubuzima butigisha. Buriya abantu benshi ntibaza bababazwa, benshi ariko batari hano wenda ntibari mu kubabazwa n'uko bakoze icyaha. Umuntu utazababazwa ko cyane, benshi muri bakeya, umuntu utazababazwa ko yakoze icyaha, ahubwo abantu benshi bazababazwa n'uko bimenyekanye. Iyo bitamenyekanye bazayumva nta cyabaye, ariko iyo bimenyekanye niho bimubabaza cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe, abantu bo bimenya cyangwa ntibabimenya, ariko ijisho ry'Imana riza ricurangana, riza rireba ahantu hose, hirya no hino, iburyo n'ibumoso, ntaho woja ritokubonera. Pasiteri wacu Dizon, ngira ngo turi abana hano, yabaye umushumba wanje igihe kirekire, yigeze kutubwira rimwe, hari umupasiteri wacu aratubwira ngo Imana ngo izibona ngo akanyegeri k'umukara, uribuka kano gashishi k'umukara, yego, none ngo ikakabona ngo ku ibuye ry'umukara, ngo nijoro ngo mu mwijima w'icuraburindi tinanirwe kukabona. yego, ni ukuri. Imana rero hari ukuntu abantu bavuga ngo yaye ngo abantu ngo nibadapfa gusa kubimenya ngo nta kibazo. Oye, si byo, ntabwo ari byo. Imana yo irabizi, kandi abantu ntibafite, abantu ntibahaye bahana, abantu ntibafite guhana, abantu sibo bazoduhana, abantu sibo bazoducira urubanza. Urubanza tuzorucirwa n'Imana yatubohoye. Yego, nshuti bavandimwe, ntiriwe ntwara umwanya munini, twovuga abantu benshi babayeho mu mbaraga z'Imana, ariko nawe wobisomera, nawe wobatekereza. Umunsi umwe Samusoni, hari akajambo nasomye yavuze, kaba muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya yera si kuvuga, ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana, wa munsi asakuza abavandimwe yarababwiye ngo mu kiryana ngo havuyemo ikiryoshe. Agiye kubasakuza arababwira ngo mu kiryana ngo havuyemo ngo ikiryoshe. Ngiye gusoma, Imana ishimwe, amen. Iteka ryose nyine mu kiryana hazavamo ikiryoshe nyuma, mu kiryana hazavamo ikiryoshe nyuma. Nyuma y'ibyo wenda utekereza bishobora kuba bikomeye, bikukandamije, bikuremerereye. Pawulo yaranditse aravuga ngo tuza turwana n'umubiri ngo n'isi ndetse na Satani. Ibyo bitugiraho imbaraga zidasanzwe, ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none ko ibyo byose nyuma yabyo, nyuma y'izo ntambara zose hazovamo ikiryoshe. Imana ishimwe. Hazaza ikintu kiryoshe, hazaza ikintu cyiza nyuma y'ubwo busharire, nyuma y'uko kumererwa nabi, nyuma y'uko gukandamizwa n'ibi bintu bitatu bitugerageza. Nyuma yabo hazavamo ikiryoshe. Amen. Soza, ndatinze, ndatwaye umwanya munini. Nshuti bavandimwe, murahiriwe nimba mufite izi mbaraga. Yego, turahiriwe nimba dufite izi mbaraga. Nimba uzuzumva, uzuzigendana, urahiriwe. Urahiriwe. Izi mbaraga nimba uzifite, urahiriwe. Yesu Kristo agiye kuja mu ijuru, nasomye ririya jambo rirantangaza, yasezera abigishwa be, yarababwiye ngo
icyakora ngo muzohabwa imbaraga. jewe ndagiye ndabasize bade musigare hano musigara ariko ubwo ngiye bwose nzoboherereza imbaraga. Umwuka wera naza asifiwe muri Yesu. Amen. Azobazanye izo mbaraga muzagira imbaraga. Izo mbaraga zizoguma zibe muri mwe. Ntabwo yasezeranije ibindi bintu bikomeye ariko yasezeranije imbaraga. Aravuga ngo umwuka wera naza, aravuga ngo cyakora ngo muzohabwa imbaraga. Uwo mwuka wera nabamanukira ngo muzoba abagabo, muzakira imbaraga. Nimumara kwakira imbaraga, asifiwe Bwana Yesu. Nimumara kwakira izi mbaraga zimaze kuba muri mwemwe zizobahindura abagabo. Aba bagabo yavuze hano ntabwo ari abagabo nk'uko tumeze nk'ayo mvugo, kuko ndavuga abantu bose bakumva ko ndi umugabo, iri jwi ko riragaragaza ko ndi umugabo. Uyu wacu wayo nakira abantu ko barumva ko ari umudamu, siko niko. ariko aravuga ngo muzoba abagabo. Aba bagabo yavuze ni abagabo bo guhamya, ni abahamya, ni abadimu. Babadimu bazaga bavuga ngo ese ngo hari umudimu wari uhari. Aravuga ngo tumara kwakira izi mbaraga tuzoba abadimu bo guhamya ko Yesu Kristo yaje mu isi. Yego. Yamara kuyigeramo agapfa, yamara gupfa agahambwa, yamara guhamba akazuka, hanyuma tugatangariza abantu tukababwira ko yasize isezerano rivuga ngo umunsi umwe. Ndibuka wa munsi bamureba ngo bararamye, hanyuma ngo hazure rivuga ngo kuriya mubonye ngo agiye, kuriya ngo niko azagaruka. Amen. Nshuti bavandimwe, nitumara kwakira izi mbaraga tuzoba abagabo bo guhamya. Tugende ku isi yose tuvuga ubutumwa bwiza. Kuriya ntabwo ukumvaye mvuga ariko kuvuga ubutumwa, ukumvaye nganira, ukumvaye nsoma ibyanditswe, ukumvaye mbabwira, ni ukuvuga ubutumwa mu nzira imwe, ariko inzira iri perfect, inzira nziza yo kuvuga ubutumwa ni ya yindi Pawulo yavuze. Aravuga ngo mumenye ko muri inzandiko, Yego. inzandiko kandi ngo zisomwa n'abantu bose. Mbajije hano nkakubaza ngo ese muri kino gihe uri mu guhindukira bagasoma iki? Wasubira guhindukira bagasoma iki? Wavuga uri mu gutangira irihe somo? Ugenda uri mu gutanga isomo nyabaki? Uri mu gutanga yahe masomo? Uru rwandiko ruhaye rusomwa wiki. Abantu bafite izi mbaraga mu rwandiko ni abagabo bo guhamya. Bahamya ibya Kristo, bahamya mu migendere yabo, bahamya mu mivugire. Ese aho uzi ukorera mu kazi uri mu kwandika gute? Uri mu kwandika ko wakiriye izo mbaraga, cyangwa uri mu kwandika ko utazi izo mbaraga ko zaje? Nshuti bavandimwe, aho tuja hose umuntu wakiriye izi mbaraga, umuntu ufite zino mbaraga, byavuze ngo ni umugabo wo guhamya. Ni umugabo wo guhamya. Abantu bafite izi mbaraga kandi guhamya, duhamya mu nzira nyinshi zitandukanye bavandi. Ntabwo tuza duhamya gusa tuvuze, ntabwo tuza duhamya gusa dusomye Bibiliya cyangwa dusirimbye ibi byateye, ahubwo tuza duhamya kwa matendo mema, izo nziza twera. Yesu Kristo araho yageze ngo abwira abanyeshuri barambaza batese tuzomenya abo bantu gute? Ngo arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, imbuto be. Bashaka kwibaza, baribaza batese imbuto, umuntu azorabya indabyo azana imbuto nk'amavoka atangire kuza nko ku mutwe? Arababwira ngo muzabamenyera ku mirimo yabo bakora. Nshuti bavandimwe, abantu bakiriye izi mbaraga, abantu bafite izi mbaraga, abantu bafite izi mbaraga zatumanukiye Yesu Kristo yasize adusezeranije, bagira uko bazabitwara, bagira uko bazabavuga, bagira uko basa, bagira uko basa. Umunsi umwe ntuye hariya mu Rwanda, nazamutse ahantu, nzamutse mbaye ngenda
nari kumwe n'undi musaza yitabye Imana yari umukozi w'Imana warangiza duhura n'abantu b'abagabo twari duturanye ahura nabo baye bagenda barya amara arababwira bati ibi ngibi ibi muza mubikora ni iwanyu mwazaga mubikora batoya bati ibi ngibi bati wowe tuzobona ko nabino twasanze baza babikora arababwira ngo abino twasanze bo bigiraho bakamenya ko ari bibi bagahinda hari ikintu cyatangaje ubu turimo kugenda duhindurwa n'ibyo twasanze aho twebwe guhindura ibyo dusanze buriya aho kugira ngo umuntu yigane ibitari byo kwigana ahubwo wo kwigana wewe bakakwigana bakavuga ngo naka ntazavuga gutya ahubwo azavuga naka ntazagira gutya ahubwo azagira gutya naka ntazayitwara gutya ahubwo azayitwara ari amena inshuti bavandimwe ndashoje ariko nsoreje kuri aka kajambo izi mbaraga nimba tuzifite Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo mumenye ngo n'imbaraga ze ariko ngo agere hepfo hari akajambo kanejeje kuruta ayandi yose aravuga ngo kandi izo mbaraga ngo nizo Imana yakoresheje ngo mu kuzura Yesu Kristo izi mbaraga bavandimwe izi mbaraga nimba tuzifite nizo tuzotuzura kuri wa munsi nizo mbaraga z'umuzuko nizo mbaraga zizatuzura wa munsi kandi nivuga izi mbaraga nizo zizotuzura nizo zizotuzamura izi Yesu Kristo yakoresheje izi Imana yakoresheje ngo izura Yesu Kristo n'ubundi ziracari nizizakoresha kutuzura natwe izi mbaraga nizo tweza mu ijuru nshuti bavandimwe ndagira ngo mu by'ukuri mbasabe twifuze kugira izi mbaraga twifuze gutunga izi mbaraga twifuze kugira izi mbaraga izi mbaraga ziduturemo izi mbaraga zizodukoresha hano ku isi nanone kandi zizodukoresha n'umunsi wo kutuzura izi mbaraga zizosubira kandi zikore ni izi mbaraga zizotuzura izi mbaraga ni imbaraga z'Imana ni imbaraga zidasanzwe Mukristo wamenye Imana akwiriye gutunga izi mbaraga izi mbaraga nizo zazuye ziriya twari zose hari akaririmbo bazaga baririmba kera bakorari bakavuga ngo mumenye ko ngo mukinira ngo mu kibuga ngo n'abandi bakiniyemo izi mbaraga nizo zazuye za twari zose izi mbaraga nizo Aburahamu bakoreyemo izi mbaraga natwe dukwiriye kuzibamo nshuti bavandimwe muhaye umuntu uyu mugoroba n'iki gitondo uyu munsi ndabifuriza kwakira imbaraga z'Imana yego mwakire izi mbaraga z'Imana zibabemo asante hari ukuntu abantu